Shalom muvandimwe, nkwifurije igitondo cyiza cya tariki 5/6. Dukomeje kwiga igitabo cya Yobu. Turi kwiga Bibiliya mu minsi 365 mwaka. Uyu munsi ijambo turisanga mu gitabo cya Yobu igice cya 5 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11. Ahanditse ngo: ariko ari njye ubu mba nshatse Imana, kandi Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye. Niyo ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika. Niyo ivubira isi imvura, igasandaza amazi mu mirima. Niyo ishyira hejuru aboroheje, n'ababoroga ibashyira mu mahoro. Muvandimwe, iri ni ijambo Imana yavuze nyuze mu nshuti ya Yobu. Ni ijambo Imana itubwiye uyu munsi. Nubwo uri kunyura mu bintu bibabaje, nubwo kunyura mu gahinda, nubwo utorohewe, ariko muvandimwe ngo Imana iratangaje. Imana niyo ikora ibitangaza. Imana niyo, muvandimwe, ndi umuhamya w'ibyo. Imana niyo ivana mu mubabaro ikaguha amahoro. Imana niyo ifasha abari mu bibazo bikomeye batakwivana, batanasobanukiwe. Umurongo wa 9 ngo niyo ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika. Niyo yakuvana muri icyo kibazo muvandimwe urimo. Icya gatatu ngo niyo ishyira hejuru aboroheje, n'ababoroga ibashyira mu mahoro. Muvandimwe, Imana ikugenderera uyu munsi, iguha amahoro. Situzi ibyo uri kunyuramo muvandimwe, unabimbwira ariko ntabyumva, ariko Imana irabyumva. Yesu arabyumva. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, dushyira amaboko yawe inshuti, reka umugenderere umuhe amahoro, reka umugenderere umuvane muri ibi bibazo arimo, reka umugenderere Mwami w'abami umukize. Bana nawe, murinde ibibi Imana, murinde kwiheba. Bana nawe umurinde mu izina rya Yesu.